Yes, hanyuma turagarutse mu kiganiro cya Pi Network. Nkuko mubibona turi muri dashboard ya Pi browser. Pioneers ndagira ngo tugendane hanyuma buri muntu wese arebe buryo ki yakwikorera staking. Staking ni iki? Staking ni uburyo ufata Pi zawe ukazishyira muri app runaka hanyuma bakazajya bazikungukira bitewe n'igihe uzishyizemo. Ndagira ngo rero tugendane hanyuma nawe urebe buryo ki wakwikorera staking hanyuma nawe utangire kungukirwa na Pi Network. Hanyuma turaza kureba n'izindi mpinduka nyinshi cyane zagiye ziba muri uyu mushinga wa Pi Network. Turigiramo byinshi cyane nyuma yo ku itariki 28 kuri Pi Today. Muri Pi ibintu byinshi cyane byarahindutse, niyo mpamvu ngira ngo tugendane akantu kandi ntuze kwihutisha maze nawe ukurikire urebe impinduka zagiye ziba muri uyu mushinga wa Pi Network. Nkuko bisanzwe rero kugira ngo ugere hano urafungura Pi yawe nkugiye kumayininga hanyuma ukomereze muri Pi browser, uratungukira ahangaha kuri iyi dashboard turimo tureba imbere yacu. Hanyuma rero mbere yuko tujya kwigira hamwe buryo ki nawe wakora staking, ndagira ngo tugende turebera hamwe impinduka zagiye ziba muri uyu mushinga wa Pi Network. Hanyuma murareba turi hano muri dashboard ya Pi browser. Murabizi yuko iyo twascrollingaga tuzamura hano hejuru gutya, tugenda tuzamura hano hejuru gutya, twahitaga tubona hano munsi hari ahantu handitse Explore Ecosystem. Ariko noneho reka tuzamure namwe mwirebere ukuntu byagiye bihindagurika, nawe urinjiramo urabyirebera. Hanyuma tukizamura murareba yuko ibintu byahindutse uko twabisangaga ntago ariko uyu munsi bimeze. Iyi rero ni impinduka ya mbere yabaye mu mushinga wa Pi Network. Murareba ikindi baduhayemo ino app studio, aho muri muntu wese ashobora kwikorera apps y'ubucuruzi bitewe na apps ukeneye gukora hanyuma Pi ikabigufashamo. Uyu munsi rero gihe cyo nagamije cyangwa icyo nagambiriye ni ukugira ngo tugendane twigane buryo ki wakora staking hanyuma utangire kungukirwa mu mushinga wa Pi Network. Hanyuma rero murabizi yuko twinjiraga muri ariya ma apps cyangwa muri ariya masoko tunyuze muri Explore Ecosystem. Hanyuma noneho muri kubireba ntayihari bayikuyeho, muri kubireba, muri kubibona. Hanyuma rero uri muribaza ngo ese ni gute nakwinjira muri ecosystem? Mbere yuko rero njya muri ecosystem ndagira ngo buri muntu wese agende yitegereza hano, banzu urebe hano ahangaha gutya. Uyu ni umushinga wa mbere. Hanyuma nuzamura hano uraza hano kuri exchange iyi ngiyi ya OKX. Iyi yose ni ahantu ushobora kustakinga Pi zawe hanyuma zikatangira kugira gute kungukirwa. Hanyuma reka dufungure hano kuri the pit turebe ngo ese Pi amaze kujyamo nangahe. Turakanda hano hanyuma dutegerezeho gato yafunguke hanyuma turebe ngo ese Pi amaze kujyamo cyangwa amaze gustakinga na Pi angana gute. Guys, gatekereza ko buri muntu wese ari kureba, reba ahangaha izi zose ni Pi bamaze gustakinga. Ndakubwira ngo abakungu, abantu bafite agafaranga gatubutse hano bagiye kuhungukira ku buryo bugaragara. Hanyuma rero murareba hano bamaze gustakinga, bavuze ngo actively staked. Ni Pi angana n'ibihumbi 344 n'ibice ibingibi bikurikira by'Pi. Ibyo bamaze gustakinga muri uyu mushinga wa Pi wa Pitago. Yes. Hanyuma ngara bamaze gustakinga. Ndatekereza ko buri muntu wese arimo birebamo.
hanyuma turasubira inyuma tugende turebe n'uyu mushinga wundi ukurikiyeho wa OKX naho ndifungura naho turasanga amapayi bamaze kwakiramo menshi cyane. Muri kwitegereza reba hano aya ngana amapayi bamaze gukora stake, bamaze ku staking. Guys, ndagira ngo nawe ubikurikire, hano ni ahantu ushobora kungukira kandi ukunguka amafaranga menshi cyane. Icyo usabwa rero ndagira ngo wowe ufite payi kuri available balance, wowe uri mugura amapayi uyagure uyazana muri imishinga ko ya stakinga kugira ngo nawe utangire kungukirwa. Okay, hanyuma rero nyuma mbere yuko tujya njya kubera ukuntu mutangira ku stakinga amapayi yanyu, ndagira ngo mbereke noneho wanyura winjira muri ecosystem. Okay, murabizi yuko twafunguraga hariya muri P browser kwa scrollinga tuzamura tukata tubona Explorer ecosystem, tukarero twinjira tugiye muri ariya masoko. Noneho uraza hano muri yako turi muri dashboard ya P browser, uscrolling uzamura hejuru, ugenda scrollinga hanyuma ugere hano handitse ahangaha. Ahangaha ndatekereza kuri kuhareba hano handitse ngo Explorer more. Hanyuma nurangiza uhakandeho, urahakanda. Okay, nuhakanda urategereza. Murareba ko noneho dutungutse muri Explorer P apps, muri kureba hano kwahageze. Noneho ndatekereza ko muri kuhareba hano, nukenera kuzireba zose urakanda hano kuri see all. Ahangaha reba ahangaha urakanda kuri see all, hanyuma nurangiza ukandeho, hanyuma ya masoko yose abone kuza. Guys, dore ngayo. Hanyuma uraza hano muri kabiri, dufite reba hano dufite rimwe, dufite kabiri, dufite gatatu. Aha hose ni ahantu hakubiyemo ari amasoko atandukanye. Okay, hanyuma rero guys, icyo dushaka nagira ngo buri muntu wese amenye ukora staking ya Pi network. Okay, hanyuma rero twagiye, reka tubanze tubwire abantu bashyashya ngo mujye mukana subscribe nyaboneka kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi ngibi bica kuri P Mining TV namwe bijye bibageraho. Bijye bibageraho rwose. Hanyuma rero turatangira tujya gukora staking. Wowe rero ushobora kuza ukastakinga payi zawe mu mushinga wumva wifuza. Hano dufitemo Fluid P, Map of P, Depitago. Yose ni imishinga ushobora kuza ukastakingamo, hanyuma ugatangira kungukirwa. Hano wowe ntuzagira impungenge ngo ese na stakinga muhe mushinga ufite inyungu nyinshi. Hano nujyamo urasanga inyungu zose ari zimwe. Inyungu urasanga ari zimwe. Reka rero wenda hano dukoreshe dustakinge muri wenda hano muri Fluid kugira ngo nawe urebe uburyo ki watangira gustakinga payi zawe hanyuma ugatangira kungukirwa. Nyabuneka aha ni ahantu harimo inyungu. Ndababwiza ukuri, Dogita uyu mugabo ni umunyabwenge, azi ubwenge cyane. Ahangaha rero biraza gutuma payi zacu zizamuka mu gaciro, kuko noneho abantu benshi cyane bagiye kuzigura zivana ku mayigize change bazizana hano muri aya ma apps gutangira kuzistakingamo kugira ngo bunguke. Bagiye kuzigura ari benshi cyane ku mayigize change payi zibure, noneho payi yacu itangire kugira agaciro. Niyo mpamvu ngiye kubwira abantu mwese ngo mugerageze muzigure hakiri kare. Abantu mushaka kustakinga muzigure hakiri kare uko mu gihe gitoya payi iraza guhenda. Okay, hanyuma rero tugiye gustakinga. Reka dutangire dustakinge. Tukoreshe, reka twinjire muri mushinga wa Fluid P ahangaha. Reka tujye muri mushinga. Murareba aho bamaze no kuba verify. Okay? Hanyuma turafunguraho, turakanda hariya kuri iriya mibare y'amapayi. Guys, murareba bamaze kujyamo amamiliyoni menshi cyane y'amapayi bamaze kustakinga. Reba hano. Izose ni umubare w'amapayi bari mu bakoreye staked. Reba hano ngo actively staked P. Yamaye. Narababwiye payi nurangara iragusiga, ariko we ni ugendana na payi izaguhindura umukungu. Okay, hanyuma rero twebwe tugiye gukora staking P. Reba hano. Reba ngaho tugiye ngo stake. Ahangaha.
bakubwiye ngo stake pie to boost luck. Hanyuma uraza ukandeho guys, uraza ukande hano kuri stake p. Okay, hanyuma nuhakandaho hano hejuru bakubwiye ngo stake p to boost the app's daily lacking during the specify duration. Hano ura stakinga bigende na pa ukeneye ndetse n'igihe uzazigira gute, uzastakingira zikamaramo. Aha mbibutsa yuko uko ugenda stakinga mu gihe kirekire nibwo ugenda ubona inyungu nyinshi cyane. Okay, hanyuma rero turaza hano tutangiye kwiga uburyo ki turi staking. Reba hano hejuru ahangaha, aha hambere habanza bakubwiye ngo type pie amount to stake. Hano urashyiramo pie wifuza ku stakinga. Hanyuma reka hano dushyiremo wenda tuvuge wenda hano ufite pie, dushyiremo pie 1000. Okay, twishyiriyemo pie 1000. Ari hano nuzandika ahangaha do, hano zitaziza ahangaha do, hano ndatekereza kuri kware total spend pie ugiye guspending. Hanyuma hano hasi hakurikiyeho ahangaha, hano hakurikiyeho kurikira ahangaha, hano hakurikiye ahangaha bakubwiye ngo type number of days. Hano urashyiramo igihe izo pie za stakingamo. Ushobora kuzistakinga mu gihe cy'ukwezi, ushobora kuzistakinga mu gihe cy'umwaka bitewe n'inyungu ugiye nkeneye. Urugero reka dushyiremo wenda nk'iminsi 30 y'ukwezi, kadushyiremo iminsi 30. Okay, mu ndebere inyungu yawe tugira mu gihe cy'ukwezi igihe ukoze stake ya pie 1000 zonyine. Reba hano bahita bakubwira ngo effectively staked p. Urahita ubona 1300. Urazibona 1300 za pie. Ngo duration booster mu minsi 30. Buri munsi hano uzajya ubona pie imwe. Reba hano, reka mbibereke neza kugira ngo mubibone neza. Ahangaha reba kano kambere ni pie wa staking. Hanyuma hano ha kabiri ni pie uzajya wunguka buri munsi. Hanyuma hano ha gatatu ni toto y'amapayi uzajya ubona buri kwezi, uzabona muri uko kwezi uzabagize gute wa boostinzemo, wa stakinzemo sorry. Aha rero murareba yuko ni pie nyinshi cyane. Ndakubwiza ukuri no kugira ngo zimayininge mu gihe cy'ukwezi ntazo wabona. Iyi rero ni inyungu ikomeye cyane, ni inyungu iteye ubwoba, ni inyungu ngira ngo mabwire ngo mwese mwebwe muze mugire gute mu stakingemo zino pie. Okay, hanyuma rero tuvuge yuko wenda ngiye ku stakinga zino pie, noneho ndascrollinga nzamura hano hejuru gutya. Hano urareba ko tugira ngo you cannot cancel your stake, you will be able to reclaim after the specified number of day expire minus the text of p. Hanyuma hano izi ni pie ugiye kujya gute ku staking. Arebamo hano batubwiye rero ngo ntago ari ngombwa, ntukasoringe cyangwa ntukwiye ukasoringa kugira ngo uclaiminge aya mabonasi y'amapayi ugiye kubona mwahangaha. Okay, hanyuma rero wowe nimba ushaka gustakinga uraza ukandemo hano hangaha, uraza ukandeho hano, hanyuma utangire kwibonera pie zawe mu gihe cy'ukwezi. Hanyuma reba hano hejuru batubwiye ngo visible cover amount. Reba hano ni amapayi menshi cyane bamaze gustakinga mwahangaha. Nyabuneka ndabinginze ntimukomeze gufata pie zanyu ngo muzishyire ku exchange ngahantu ho kungukira. Urashyira pie yawe kuri exchange ukayibikaho niyunguke, ariko hano kuri aya masoko ngiki cyiza gihari urayishyiraho ukanunguka. Bega byiza bapayoners. Ngibi rero ngibi birabaye rwose. Kwa kwiririmbira ngo birabaye we. Yes, hanyuma rero
mwebwe rero mwifuza gustekinga payi zanyu mugatangira kungukirwa mugashora imari muri uyu mushinga wa Pi Network, kuko niho hantu hari sigayemo amafaranga menshi cyane. Nguko uburyo rero wakora kugira ngo nawe utangire gustekinga, utangire wiyungukire amapayi zawe mu buryo bworoshye. Payi igiye kuzamuka mu gihe gitoya, payi urasanga igura amadolari 2, 5, 1 bitewe nuko abantu benshi cyane bamwe bagenda bazishaka kugira ngo baze gustekinga hano maze bunguke. Hanyuma rero reka dusoreze hanga kino kiganiro kitaza kuba kirekire, kandi ndabizi yuko umuntu wese uza gukora ino system cyangwa akoresha ino system azashimira nyuma amaze kungukira muri uyu mushinga wa Pi Network. Yes, reka rero dusubikira hanga mbabwira ngo tubonane mu bindi biganiro bizajya bigenda bikurikiraho muri uyu mushinga wa Pi Network. Bye bye.